buri wese babanye cyangwa wamumenye iyo ateruye ngo avuge ku mwamikazi wa nyuma u Rwanda rwagize Rosalie Gicanda, ashimangira ubwiza bwamuranze imbere n'inyuma, kwiyoroshya n'ubupfura yahoranaga kugeza yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umwamikazi Rosalie Gicanda yavukiye i Rwamagana mu mwaka w'1928, akingirwa umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wabatijwe Charles Léon Pierre ku wa 13 Mutarama mu mwaka w'1942. Barabanye kugeza kwa 25 Nyakanga mu 1959, ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangiraga i Bujumbura mu buryo bw'amayobera. Ababanye nawe bemeza ko yakundaga u Rwanda ku buryo biri no mu byatumye yanga kuruhunga ubwo Abatutsi bameneshwaga mu mwaka w'1959 abandi bakicwa. Mu gihe u Rwanda rwari mu nzira zo guhinduka repubulika, umwamikazi Rosalie Gicanda yaracunagujwe cyane kugeza ubwo mu mwaka w'1961 Perezida Geregwari Kayibanda yamwirukanye mu Rukari Nyanza ajya gutura i Butare mu karere ka Huye, ari naho kuwa 20 Mata mu 1994 yiciwe ubwo jenoside yari irimbanije. I Butare yahabaye mu buzima bworoshye kandi buciye bugufi, akomeza kuba umukristo cyane kandi akagira n'umutima mwiza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abinyujije kuri X yavuze ko umwamikazi Rosalie Gicanda yari afite uburanga ndetse akagira ubuntu kandi akiyubaha. Ati Rosalie Gicanda umwamikazi wa nyuma u Rwanda rwagize, buri munsi yahaga abana bo mu gace yari atuyemo Kataba ya Butaramata. Padiri Mudenderi Martin uri mu babanye n'umwamikazi Rosalie Gicanda mu buhamya yatanze mu mwaka w'2024 yagaragaje ko bamubonaga yicaye muri katedrale ya Butare hamwe n'abandi bantu bake yasohoka bakihuta bajya kumureba. Ati yari mwiza cyane wese hose, akagira igikundiro n'ubupfura n'ubumuntu byagaragariraga mu witwa muzima wese. Yagiraga isoni zitagira uko zisa, za zindi z'ubupfura no kwiyubaha, kandi yarazihoranaga ntabwo yigeze azishira. Mudenderi kandi yashimangiye ko umwamikazi Rosalie Gicanda yahoraga aciye bugufi mu buryo budasanzwe, umuntu akabona asa nka Bikira Mariya. Ati ni umwamikazi wagaragaje ko umuntu nyamuntu, akagira ubumuntu n'ubugwaneza byo mu rwego rwo hejuru. Yari umunyarwanda nyawe, agakunda u Rwanda cyane ariko akarukomeraho no mu bihe bikomeye. Urupfu rw'umwamikazi Rosalie Gicanda. Ubwo jenoside yatangiraga, umwamikazi Gicanda yagiye yishingikiriza ku wari perefe wa Butare Jean Baptiste Habyarimana warwanyije cyane umugambi wo gutsemba Abatutsi. Ku wa 17 Mata perefe Habyarimana yatawe muri yombi nyuma za kwicwa. Umwamikazi Rosalie Gicanda yatangiye guterwa ubwoba ko agiye kwicwa we n'umuryango we. Umwamikazi Gicanda wari ufite imyaka 66 y'amavuko yasabye Joseph Kanyabashi wari burugumesitiri wa komine ya Ngoma ni Butare aho yari atuye kumurinda, ariko undi arabyanga. Tariki ya 20 Mata ahagana ku isaha y'isa 5 z'amanywa nibwo abasirikare bari bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Rosalie Gicanda bahawe amabwiriza na Captain Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi n'ibikorwa mu ishuri rikuru rya gisirikare rya ESO Butare ubwo jenoside yakorwaga. Rutagambwa Catherine wabanye n'umwamikazi Rosalie Gicanda mu buhamya yatanze mu mwaka w'2024 yavuze ko umwamikazi Gicanda yicanywe n'abana babanaga aho ko abagore b'inshuti ze. Ati bamwicanye n'abana 6 babanaga nawe baramwica mu rugo, ntabwo ari abagore b'inshuti ze babicanye nawe. Igihe cyo kwibuka Rosalie Gicanda ku nshuro 32 kigeze mu gihe Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba FDLR unakekwaho uruhare mu kwica umwamikazi yarashyikirijwe u Rwanda n'umutwe wa M23 nyuma yo gufatirwa mu mirwano yatumye umujyi wa Goma ufatwa. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoraga muri ESO Butare. Gakwerere kandi yizerwaga cyane na Captain Nizeyimana Ildefonse
Gakwerere niwe wahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu hatandukanye mu yahoze ari Butare. Gakwerere kandi ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalie Gicanda, nuko baramwica. Anakekwaho kandi kugira uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste nawe wayoboye Perefegitura ya Butare. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2026 nibwo ubushinjacyaha bwa gisirikare bwavuze ko ari byo Gakwerere kibazwa bijyanye n'ibyo FDLR ikora, ariko mu minsi itari mike itari na myinshi cyane hazashyikirizwa ubutabera bwa gisirikare. Rutagambwa yavuze ko umubiri w'umwamikazi Rosalie Gicanda wabonetse hamwe n'iyabo bana nuko ishyingurwa mu cyubahiro. Kakigaga Elizabeth wabanye n'umwamikazi Rosalie Gicanda yahamije ko yari umuntu uca bugufi, utuje kandi uzi kwihangana. Ati yari umuntu udasanzwe, yariyoroshyaga, ubwiza bamubonagaho ntiyabubonaga. Ubwiza bwa Rosalie Gicanda bwari mu mutima we, ubwiza bw'Imana buboneka inyuma. Yavuze ko ikintu gikomeye yamwiganyeho ari ugutanga imbabazi, kuko Rosalie Gicanda yari umuntu utanga imbabazi. Mu buhamya Perezida Paul Kagame nawe yatanze mu mwaka wa 2017 havuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi. Yashimiye cyane na Rosalie Gicanda wari nyina wabo nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ubwo buhamya bugaragara muri nimero 2944 ya Jeune Afrique yasohotse kwa 11 Kamena 2017 yiswe amabanga y'ubuto cyangwa se Secret de Jeunesse bw'abakuru b'ibihugu barimo na Perezida Paul Kagame, Ali Bongo Ndimba, umwami Mohamed wa gatanu wa Maroc ndetse na Perezida Alpha Conde. Perezida Kagame yasobanuye ko mu 1961 mbere gato y'uko u Rwanda rubona ubwigenge, ubwo yari afite imyaka 4 gusa, abahutu bari batuye ku musozi wa Tambwe bashyigikiwe n'ubuyobozi ndetse bigabiza aho umuryango we wari utuwe, batwika inzu zaho zose ndetse bagira n'ababatutsi. Icyo gihe umubyeyi we Asteria Rutagambwa yatangiye kumutegura kugira ngo bahunge. Hahise haza imodoka, nuko umushoferi wayo ashyikiriza umubyeyi wa Perezida Kagame ibaruwa ivuga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye i Nyanza mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho abo bari batuye. Rosalie Gicanda yaramusabye kubahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka mu gihe igiriri cy'ababahigaga cyaturukaga ku wundi musozi gihita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe ngo basanze umwamikazi Nyanza mbere y'uko bafata inzira bakerekeza mu Mutara, aho naho ubwicanyi bwabasanze bakabuhungira muri Uganda. Mu kiganiro yagiranye na Radio TV10 ndetse na Royal FM kwa mbere Mata 2024 nabwo Perezida Paul Kagame yavuze ko no mu gihe bari muri Uganda yajyaga agaruka gusura u Rwanda, ariko by'umwihariko gusura umwamikazi Rosalie Gicanda wari ukiba i Butare.